Mana, undeme mu mutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntunte kure y'amaso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Haleluya. Aya ni amagambo ya Dawidi, ni zaburi Dawidi yanditse ubwo yari amaze gukora icyaha, ubwo yari yarafashe Uriya, yari umusirikare we, umwe mu ngabo ze zari zikomeye, amwohereza ku rugamba kuko yari yarabengutse umugore we kugira ngo abone uburyo acyura umugore we, ariko yamwoherejeyo afite intention mbi yo kugira ngo agende apfire ku rugamba, azagumana umugore we. Yaramaze gukora icyaha, Uwiteka yohereza umuhanuzi, araza. Ntago nshaka kujya muri byinshi, ariko muzi ko ari we wamuciriye umugani. Niho yamuciriye umugani w'agatama, avuga umuntu w'umukire cyane ufite amashyo, ariko akaza gutwara agatama k'umukene, nako akakamunyaga. Dawidi aza kwitekerezaho, yibuka imbabazi z'Uwiteka, asanga yahemukiye Uwiteka, yibonaho ibyaha byinshi. Rero iyi zaburi yayanditse nk'amagambo yo kwicuza ndetse no kwihana mu maso y'Uwiteka. Aravuga ngo, Mana, undeme mu mutima wawe wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Haleluya. Aya ni amagambo wumva ari touch, ni amagambo yuzuye ibyiringiro by'umuntu wabanye n'Imana, umuntu uzi inyungu zo kuba mu gakiza. Ni ibintu bibaho ko ushobora kujya kure y'ubwiza bw'Imana, ugacumura cyangwa se ugakora icyaha. Dawidi yari umuntu uzi neza ububi bw'icyaha, yari azi n'imbaraga ziri mu rukundo rw'Imana, mu gukundwa n'Imana ndetse no gukiranuka. Aya ni amagambo rero yumvaga ari nk'aho yagiye kure y'Imana bishoboka, ariko kuko yari azi agaciro ko kuba bugufi bw'Imana, yatewe ubwoba n'uko Uwiteka ashobora kumukuraho amaso ye, yatewe n'ubwoba bw'uko Uwiteka ashobora kumukuraho umwuka we wera. Niba hari ikintu gikomeye gifite agaciro ku mukristo, ni ukubaho ubizi neza ko amaso y'Uwiteka ari kumwe nawe, kubera ko aho umukiranutsi ari niho ijisho ry'Uwiteka rituye. Kuko Uwiteka, nasomye ijambo rirambwira ngo Imana ireba Abisirayeli, ngo ihora ibabera amaso ntisinzira. Rero ijisho ry'Uwiteka rihora ku mukiranutsi. Haleluya. Impamvu ijisho ry'Uwiteka rihora ku mukiranutsi ni ukumureberera, ni nk'uburinzi bw'Imana ku mukiranutsi.
kuko iyo aho uri Uwiteka hareba, n'icyakugirira nabi cyose abasha kukikurinda ndetse no kukigukiza. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ntunkureho ijisho ryawe, ntunte kure y'amaso yawe. Nawe urabyumva ko kure y'amaso y'Uwiteka ni mu byaha, kure y'amaso y'Uwiteka ni kure y'uburinzi, ni kure y'ubutabazi. Dawidi rero yaciye bugufi yinginga Uwiteka, aramubwira ngo undeme mu mutima wawe wera, kuko iyo ukoze icyaha ikintu cya mbere kibanza kwangirika ni umutima, ni urusengero rw'Uwiteka. Ibyiringiro birabura, kwizera kukabura. Dawidi yaturira Imana arayibwira ngo ndeme mu mutima wawe wera, ngo kandi ntunte kure y'amaso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Haleluya! Niba ari ikintu gihesha agaciro umuntu w'Imana, ni umwuka wa Data. Haleluya! Kuko hari umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo umwuka wa Data, umwuka uri muri njye urahamanya n'uwa Data ko ndi umwana w'Imana. Haleluya! Agaciro ni amavuta, agaciro ni umwuka w'Imana ukurimo. Burya ubona abantu bagukunda, baba bakwitayeho, baguhamagara, iyo uhuriye n'abantu baba bashaka kwicarana nawe, ubona bagufitiye ubwuzu, mwahurira muri resitora ugasanga bashaka gusangira nawe, aho muhuriye hose ukabona barushaho kukwiyegereza. Burya nta kindi, no ku mwuka w'Uwiteka ukikuriho, no ku bwiza bw'Imana bukuzuye. Rero uwo mwuka w'Uwiteka nibwo bugingo bw'umukristo, nibwo bugingo ku bana b'Imana, kuko umwuka w'Uwiteka uba muri twe niwo utwiringiza, niwo utuma tuba connected na Data. Ibihe byose, ibije byose ntibidukanga, ibije byose ntibidutere ubwoba, ibije byose uwo mwuka aturemamo imbaraga, akaturemamo connection n'ijuru, tukaba mu isi ariko ibyiringiro byacu biri mu ijuru, tukabaho dukomeye, tukabaho twumva dushigikiwe, twumva tuzengurutswe n'uburinzi bw'Imana bukomeye. Rero nawe uzirinde ko Uwiteka aguta kure y'amaso ye, kandi uzirinde ko Uwiteka agukuraho umwuka we wera, kuko niwe ugusiga igikundiro, niwe ugukomeza, niwe ukuza ibyiringirwa muri wowe, ukabaho wumva ufitanye isano n'ijuru, ukabaho wumva ufite ubugingo. Iri sengesho rya Dawidi nawe ujye uhora urisenga, kandi Uwiteka akumvire mu izina rya Yesu Kristo, bikubere uko wizeye.